Bakunzi ba ATV rero twongeye kubasuhuza cyane tubabwira ko hano turi ni ku Murindi nka ATV Rwanda mukunda, tukaba turi ku munsi wa 8 w'imurika bikorwa ry'ubuhinzi n'ubworozi ku nshuro ya 17. Ni imurika bikorwa ryaranzwe n'udushya twinshi cyane, turimo ibimurikwa byinshi cyane haba mu buhinzi cyangwa se no mu bworozi. Navuga yuko rwose abanyarwanda banabonye ko ubuhinzi butagishingiye gusa ku buhinzi bw'ibyo kurya gusa, ahubwo babonye ko ubuhinzi ari business bagomba gushoramo n'amafaranga. Alice ngira ngo wagiye ubibona, ngira ngo nkubaze Alice, nkawe nko mu mboni z'umunyamakuru ubona ino murika bikorwa rifite yihe vibe? Urakoze cyane Elias. Iri murika bikorwa urabona ko ryitabiriwe n'abantu benshi kandi b'ingeri zitandukanye, cyane cyane urubyiruko rurimo ari rwinshi, nirwo rwiganje. Twari tuzi ko ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi ubundi byitabirwa cyangwa se abantu babijyamo ari abantu bakuru cyangwa bashesha kanguhe, ariko urabona ko uyu munsi rwose urubyiruko nirwo rurimo cyane cyane mu buhinzi, mu bworozi. Bari korora inkoko, amafi, ingurube, inka. Mu buhinzi byo n'ibindi ni ibintu byiza cyane. Arisa nk'uko bivuze koko urubyiruko rwitabiye no muri kabikorwa n'andi mamurika bikorwa yagiye atambuka, ubona ko urubyiruko runyotewe no gushora mu buhinzi nka business ifite iterambere ndetse na vision niko nabyita muri rusange. Ariko noneho n'abantu bakuze wasangaga kenshi nko mu byaro aho tuvuka, ntabwo twese duturuka mu miji, usanga umuntu ababyeyi bacu bazi ko icyuma gisya kimwe gisya amasaka ari rwo ruganda ruri guteza imbere ibyo bakora, cyane cyane ibinyampeke. Ariko uyu munsi amamashini akora byinshi bidutunze tugemura n'amahanga, nk'izo kawunga, atonora imiceri. Wabonye nk'amamashini atonora ubunyobwa? Yego, amamashini atonora ubunyobwa arahari, amamashini yumisha imyaka. Na kera nyine abantu banikaga imyaka hanze kasaba ko byuma bakabona kubikuraho. Hari ibintu byinshi, harimo udushya twinshi. Twari tuzi ko abantu bahinga mu mirima akaba ariho imyaka iva, ariko hari udushya twinshi, uturima tw'igikoni, guhinga ku bintu bimeze ibintu bimeze nk'ama escalier. Urabona ni ibintu bafata bakubaka, bagakora nk'utu etage, hamwe bagashyiraho wenda karoti, ahandi bagashyiraho poivro, ahandi bagashyiraho seleri, hejuru noneho bagashyiraho ikintu kimeze nk'ikigega, ku buryo babasha kuhira iyo myaka neza. Icyo kigega bakagishyiraho utuntu tw'udupira ku buryo amazi azajya ajyamo ku buryo bworoshye kandi byoroheye abantu bose. Ariko ubivuze neza cyane. Buriya n'ubuhinzi bugamije, n'ubuhinzi buri mu ikoranabuhanga ryo kuhira nagira ngo, ariko burimo no gufata amazi ku buryo umuhinzi aba afite amazi igihe cyose, no mu gihe cy'impeshyi. Nk'abantu bakunda, urabona abantu barashishikarizwa kugira uturima tw'igikoni. Umuhinzi ntabure za mbuto n'imboga mu rugo iwe cyane, ubwo bakanongera umusaruro ku buso butoya. U Rwanda rufite ubutaka butoya, ariko tekinoloji cyangwa se udushya mu guhinga kuri bwa butaka butoya, ubona ko ari ikintu kigenda gitera imbere. Ni n'uburyo bwo gufasha umuryango nyarwanda kugira ngo abantu, urabona ntabwo twese twabona amafaranga yo kujya guhaha wenda izo mboga ku isoko, ariko iyo ufite akarima k'igikoni cyangwa ako kantu kameze nk'umurima mutoya mu rugo, birafasha. Icyo gihe bigufasha mu buryo bwo gusevinga amafaranga. Niba wahinze imboga mu rugo rwawe biba ari sawa. Nibyo rwose Alice, ngira ngo ikintu cyo kwihaza mu biribwa, ngira ngo abanyarwanda ni ikintu bamaze gushyiramo ingufu cyane. Ariko ngira ngo duhe rugari abadukurikiye hano kuri ATV tubagezeho n'ibyo twabakurikiraniye kuri uyu munsi twasuye Agriwin Limited. Ni abahinzi b'urubyiruko bashyize imbaraga mu gutubura imbuto cyangwa se ingemwe z'ibiti, zaba imbuto ziribwa. Twabonye avoka, twabonye indimu, amaronji, n'ibintu byinshi cyane. Ngira ngo bano bahinzi bazanye igisubizo cyane ku mbuto zagendaga zibura no kurwanya imirire mibi. Urabona iyo umuhinzi agiye agakikiza umurima we imbuto ziribwa nk'izi avoka, nk'ayo macunga, usanga ari ibintu byiza binasigasira bwa butaka kuko bigenda bibyara n'ifumbire yikora. Reka duhe ikaze abatuganiriye muri Agriwin Limited, batubwire muri make ibyo bakora byagira akamaro abanyarwanda mu buhinzi n'ubworozi. Nitwa Musafiri Theophile, ndi umuyobozi wa company yitwa Agriwin Limited. Mu magambo arambuye ni agriculture with innovation, ni ubuhinzi bwimakaza udushya.
akaba ari kampani igizwe n'urubyiruko, yatangiye 2017 yandikisha 2018, hanyuma dutangira dukora amapepiniyeri, tunakora imirima y'abaturage tukayitaho, tunabaha n'ubumenyi, ubu tugenzura n'ubuziranenge bw'imbuto, byose hamwe tukagenda tubifatikanya kugira ngo hatagira igisigara inyuma. Ubu ibiro byacu biba Kimironko kuri Promise House hejuru ya Bank of Africa, ariko ibi tubitubura ahantu hatandukanye. Dufite amapepiniyeri 7 mu ntara n'iyindi imwe principale iri Kigali Rugende, hariya Rugende ya kaburimbo niko bahita kubikamo. Wenda iyi ni inshuro ya kangahe mwitabiriye rino murikabikorwa ry'ubuhinzi n'ubworozi? Munatubwire kugeza ubu mwavuga yuko rimari iki uno mwuga wanyu w'ubuhinzi rino murikabikorwa? Iri murikabikorwa n'ubwa kane turyitabiriye. Icyo bitumarira ni kinini cyane kubera ko hano ni ahantu twigaragariza, tugaragaza ibintu byacu, abatabizi bakabimenya. Urebye nko ku nshuro za mbere twarerekanaga gusa ariko ntitugurishe, ariko ubu ngubu turerekana tukanagurisha. Abakiriya rero bagenda biyongera, uko bazaga mbere ubu ntabwo ariko baza. Abava hano babonye ibyo dufite bimwe na hamwe bitari hano bahita bahitira kuri pepiniyeri bakabigura. Ubu abakiriya bariyongere muri rusange. Ugereranyije no mu bihe byashize biri kwiyongera kuko hari igihe twakiraga 100, hari n'igihe tutabagezagaho. Ubu twashakaga ko twakira, twari dufite target yo kwakira abantu byibuze 400, ariko ntibyadukundiye kubera yuko iriya expo yo muri y'Igikondo nayo hari abantu itwara, ariko ugereranyije byarazamutse n'ubundi ntabwo bisubira inyuma. Mwatubwira wenda ni akahe gashya mufite mwiri muri kabikorwa ku inshuro ya kane mwe mwitabiriye by'umwihariko? Agashya ubushya burimo bwinshi, kuko nk'ubu ngubu twagiraga amoko y'ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa gusa, ariko ubu agashya dufite nuko noneho n'abakiriya bafite imirima mu Rwanda ariko badahari, batazi no guhinga, ubu tubasinyira amasezerano tukabaterera imbuto mu mirima yabo ku kiguzi runaka. Nyuma y'imyaka 2-3 agasanga imbuto ze ziri kwera, nimba ari imbuto 1000 twavuganye tumuterera, akazasanga ni 1000 ziriho imbuto. Ko nta gashya twabazaniye kandi biri gukora, abantu barabyishimiye, ugasanga harimo n'icyo kintu cy'icyizere kubera ko ayo masezerano amurinda ibyo bihombo. Hano rero twahazanye n'ibirungo birinda ubukoko mu ngo z'abaturage, abantu babuze ibitotsi batabona ibitotsi byo gusinzira, abantu barwara amagiripe ahoraho ugasanga umuntu yataye umutwe kubera gripe zidakira. Hano harimo ibintu utera muri jaride yawe ukajya ubyihumuriza gusa, urasoroma ukihumuriza, ibindi ukabinywa mu cyayi mwishyushyu, ibindi bikirukana udukoko mu nzu mu rugo na ya mibu, utagombye gutera imiti cyangwa gucomeka twa tuntu dushobora kwangiza imihumekere y'abantu. Mwabyumvise rero ibyo Agriwin Limited batuzaniye hano muri Agrishow ku nshuro ya 17. Agriwin Limited mbibutsa ko ari ikigo cyashinzwe n'urubyiruko rwize mu gihugu cya Isirayeli, aho bavomye ubumenyi butandukanye buza guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi hano iwacu mu Rwanda. Agriwin Limited kandi bakaba bateza imbere ubuhinzi bw'ibiti by'imbuto bivangwa n'imyaka dukunze kwita agroforestry. Arise ngira ngo unabwire abanyarwanda badukurikiye kano kanya ndetse n'abanyamahanga agashya rino muri kabikorwa ryari ridufitiye kuri uyu munsi. Urakoze cyane Elias. Uyu munsi rero nk'uko twabibasezeranyije abakunzi ba ATV Rwanda, twababwiye ko buri munsi tuzajya tubagezaho agashya k'uyu munsi rero twahuye na rwiyemezamirimo Imbabazi Dominique Savio, yorora amasazi, ariko ayo masazi akaza kuvamo icyo twita inyo. Izo nyo rero Elias ntago ari inyo ziva muri ayo masazi ngo bahite bazijugunya cyangwa ngo bibe ari umwanda. Inyongera ngo bazita magoti niba ntibeshye. Ni magoti, nanjye ndatekereza ariko zitwa. Izo nyo rero zigaburirwa amatungo atuza nk'amafi, nk'inkoko. Yego. Izo nyo rero nk'uko twabibabwiye zikaba zororwa na rwiyemezamirimo Imbabazi Dominique Savio utuye mu karere ka Musanze.
ni umusore ubona wabigize umwuga, we yiyemeje gushora mu kintu cyiswe ifumbire y'umwimerere. Iyo fumbire yikora we yagerageje gukoresha amasazi. Yego. Ni umwuga agiye kumaramo imyaka irenga 3 ngira ngo ubwo yatangiye kwigaragaza yazanaga ifumbire azana sample ngo abantu barebe, ariko kariya gashya yazanyemo kwitwa korora amasazi n'inyo ntabwo ari ikintu cyari gisanzwe ngira ngo warisa. Yego. Ntago ari ikintu gisanzwe, urebye ni nk'ikintu abantu bashobora kubona bakavuga ati uyu ni umwanda, ni ibintu biteye isese mu muntu atajyamo, ariko mu by'ukuri urebye izo nyo zitanga ifumbire, kuko iyo ibiryo zimaze kurya zita ziba ifumbire, babikuramo bakabitereka ku ruhande bikamera nk'ibyuma cyangwa bikamera nk'ubutaka, bakazabona kubishyira mu murima cyangwa mu kintu runaka ku buryo cyaba ifumbire, kandi bivamo ifumbire nziza cyane. Eliya, ifumbire nziza cyane yunguruye, njye narayibonye rega, akunze kuyerekana mu mamurika gurisha atandukanye, ndetse naranamusuye hariya mu murenge wa Nkotsi mu karere ka Musanze niho akorera. Arise ngira ngo ziriya nyo zinavamo ibiryo by'amatungo, niko tubizi. Yego, zivamo ibiryo by'amatungo. Inshuro nyinshi ntago bazitanga cyangwa bazigaburira amatungo ari nzima gusa, ahubwo bafite n'uburyo bazumishamo bakazigaburira cyangwa bakaziha amatungo zumye. Ese nayahe matungo ngo arya ziriya nyo? Ni inkoko n'amafi. Inkoko n'amafi. Ngo zigira intungamubiri cyane ku buryo inkoko yariye ziriya nyo irashisha ndetse igatera n'amagi aremereye cyane. Yego. Rero iyo bigeze noneho ku mafi, amafi aroroka cyane. Arisa ngira ngo nibyo abari badukurikiye, wenda ngira ngo ibiganiro byacu nakagaruka, kandi ngo akaryoshye ntabwo gahora mu itama. N'ejo dufite ibindi biganiro, kuko imurikabikorwa rirakomeje kugeza ku munsi waryo wa 10 naho rizasozwa. Nagira ngo mbibutse gukora subscribe ku rubuga rwacu rwa ATV Rwanda, ndetse mbibutsa ko ATV Rwanda ari agashami gato k'ikigo cyitwa Sayike. Sayike kikaba ari ikigo giteza imbere ubuhinzi n'ubworozi bwa kinyamwuga kandi bugamije inyungu. Yego, bugamije amasoko. Bugamije amasoko Arisa. Naho ubutaha tuzasubire ku munsi w'ejo. Bye bye. Bye bye.